Ubwo Jack yasohokaga akava mu birori agiye kureba ikibazo kivutse gitumye nyine Don ahaguruka mu byicaro bye, Jack rwose yabisikanye na Angela abona hari ahantu amuzi ariko ntiyabyitaho. Jack ntabwo yabyitayeho cyane kuko yari ajagaraye mu mutwe kandi afite gahunda nyinshi cyane mu mutwe we agomba gukurikira. Nakwibutsa ko Jack ari wari uhagarariye ibirori byose byaba biri kuba kandi rwose ni nawe wari ubiyoboye. Ageze aho Don yari yicaye yasanze Don ameze nk'ufite umuntu ategereje kandi rwose abona nta kindi kibazo cyabaye, nta kibazo Don afite. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Jack yamubajije niba hari ikibazo kivutse bikamutera gusohoka, maze Alex Don amusubiza ko nta kibazo gihari rwose. Gusa nubwo Alex yavugaga ibi, yabonye ko Jack ameze nk'utari kwemera neza ibyo ari kumubwira. Niko kujyaho aramubeshya, abeshya Jack ko yakiriye ubutumwa ko hari abashoramari baje mu iserukiramuco baturutse hanze y'umujyi wa Matelo. Alex Don yakomeje abwira muramu we ko nyine abo bashyitsi aribo bamusabye kubonana nawe, maze amubeshya ko bashakaga kurara batashye iwabo ariko nyine bakagenda bahuye. Don yabwiye Jack ko bitewe n'uko ikigenza abo bashyitsi ari ubucuruzi no gushora imari mu mujyi wa Matelo, yahisemo nyine guhita abonana nabo kandi ibintu byose bakabinoza hakiri kare, kandi rwose amwizeza ko ari buze guhita agaruka mu birori nibamara kuganira. Don yabwiye Jack ati ntabwo abashyitsi bagenda tutavuganye, kandi umuhungu wanjye Mark arajya kuvuga rwose nahageze, ahubwo subirayo ukurikirana ibintu byose kandi ubigenze ku murongo. Jack yumvise impamvu zitumye Don asohoka igitaraganya zisumbye ubushobozi bwe, maze arabyemera ibyo Don yari amaze kumubwira. Don yabajije Jack ubundi Mark ashaka gutangaza iki. Jack amusubiza ko nawe rwose atakizi kuko Mark yakimuhishe. Jack yabwiye Don ati rwose nanjye mfite amatsiko y'ikintu rwose Mark agiye gutangaza. Ati reka ngende hatagira icyangirika. Ubwo nyine twese dutegereje Mark aradutungura kandi aradushyirirwa rora mu kanya saa 1:15. Ubwo Jack yarasohotse asubiraho ibirori byabiri kubera. Mama wa Mark, Sharon, yakomeje kugaragara nk'uwabuze amahoro kuko nyine buri muntu wese yari ari rwose kumwitegereza akabona abantu bose bari kumureba cyane. Abandi bashyitsi bari biyegeranye aho yari yicaye bakomezaga kumubaza aho umugabo we agiye, akabura icyo abasubiza kuko nyine Don ahaguruka ntiyigeze rwose amubwira na gato gahunda iyo ari yo yose agiyemo. Byonyine buryo Don yari ari kwitwara kuri Sharon nibwo bwa mbere Sharon yari abimubonyeho kuva batangira kubana. Ako kanya yahise afata umwanzuro wo guhamagara umuhungu we Mark kugira ngo wajye nyine gushakisha umugabo we Alex Don wari ugiye kumara hafi isaha ataragaruka mu byicaro bye. Mark wari uvuye guhamagara Angela yanze kumufata kuri phone, yahamagawe na mama we Sharon amusaba ko yamusanga aho yicaye akagira icyo amubwira. Mark yahise agaruka imbere maze asanga mama we aho yari yicaye mu myanya y'abanyacyubahiro. Mark akihagera yabanje gutungurwa no kubona intebe yari yicaweho na papa we Don nta muntu yicayemo, maze akiri kunama ngo ace bugufi yumva icyo mama we amubwira, yabonye Jack ameze nk'umuntu uri kumuhamagara amugobeza ariko mu bimenyetso. Gusa ntabwo Mark yigeze yita kuri Jack habe na gato. Jack yashakaga kubwira Mark ko abonye umuntu usa na wa mukobwa yari yarasariye, nyamara nta makuru Jack yari afite ko n'ubundi Angela ari we mukobwa watumye Mark asaba umwanya bwa mbere mu birori by'iwabo. Ntabwo Jack yari azi ko Mark ashaka kugaragariza umujyi wa Matelo ko Angela nyine ari we mukobwa yihebeye ubuzima bwe bwose. Hari urusaku rwinshi cyane ku buryo kumva icyo umuntu avuze byasabaga kuvuga cyane. Mark yarabanje yumva icyo mama we amubwira kuko nyine yari aketse ko Jack icyo ari kumuhamagarira ari ukumubaza nimba yamaze kwitegura we n'umushyitsi we nk'uko yamubwiraga mu izina ngo mfite umushyitsi. Mama wa Mark amaze kumva ko Mark ubwo atazi aho papa we yagiye, ibitekerezo byahise bimubana byinshi mu mutwe maze biramucanga. Mu gihe haburaga iminota 30 yonyine ngo saa 1 Mark yabwiye Jack zigere, Sharon yabwiye umuhungu we ko ari ikibazo gikomeye kuba atari kubona se.
amubwira ko aho bari hakenewe umuntu byibura umwe wo mu rugo rwabo kugira ngo nyine intebe zidasigara zicayemo ubusa. Yahise abwira Mark ati niyo mpamvu ndi kugira ngo usigare wicaye hano kuko nyine njyewe ngiye gushaka papa wawe. Namutumyeho abarinzi be ariko rwose nta n'umwe waje kumpa igisubizo. Ntabwo nshaka kubyinjiramo kuko ndabona amasaha badutangarije uri buvugireho yegereje. Ubwo Mark yari afite igihunga cyinshi kuko nyine Angela yari ataramubwira aho ageze. Mama we yakomeje amubwira ati ndashaka rwose kudushimisha njye na papa wawe twicaye hano turi kumwe, mbese twembi twicaranye kandi rwose abantu bakabona ko uri ishema ryacu mwana wanjye. Rero sigara hano ndebe papa wawe kuko rwose nta nubwo ari kumfata kuri telefone. Mama wa Mark aba arahagurutse maze aragenda. Mark wari utangiye gushyuha mu mutwe cyane bitewe n'uko nyine nta makuru mashya yari ari kwakira avuye kuri Angela. Yanze kujya nyine kumva ibyo Jack yari ari kumuhamagarira, ahubwo ahita yicara mu mwanya mama we yari yicayemo kugira ngo azibe icyuho cy'ababyeyi be umuryango udaseba. Ubwo ni nako yakomeza agacishamo nimero ya Angela igacamo ariko Angela ntayifate. Bwagezeho Mark amwandikira ubutumwa bugufi ati Angela, urabizi ndagukunda ariko ntabwo nakwizera ko ibitekerezo n'ubwonko bwanjye buri kumpa ari byo rwose. Oya rwose ntabwo wanyica kabiri Angela, oya rwose ndabihakanye, mbabarira uze dore biri hafi. Gusa nubwo Mark yandikaga message intoki ze zaratitiraga rwose kuko haburaga iminota 15 yonyine kugira ngo bamuhe ijambo agire icyo atangariza abantu bari bateraniye aho ngaho. Jack wari uyoboye gahunda yari yamwihanangirije ko atari bwongere kubwira abantu ko gahunda zihindutse kubera umuhungu wa Alex Don nabwo yimuye amasaha y'ijambo. Ubwo ibyo byose byabaga, Angela yari yiryamaniye rwose na Don mu buriri bwe n'umugore we Sharon, kandi Angela yareba Don akabona rwose nta kibazo Don afite kandi nyine akabona ibintu byose ntabwo bimuteyeho. Angela yatangiye gushaka kwereka Don ko afite ubwoba. Yaramubwiye ati ubu koko hagize umuntu tubona byagenda bite? Ni ukuri njye mfite ubwoba pe. Don yabwiye Angela ko aho baryamye ari we kandi ari mu rugo rwe. Abwira umukobwa ko buri kimwe yabonye mu rugo ko ari icye kandi ko ari we wabyikoze. Don yabivugaga ashaka kumara Angela ubwoba ariko ubona ko afite indi gahunda yihariye kuri uyu mukobwa. Don yabwiye Angela ati njyewe narahiriye kukunezeza, ndashaka rwose ko ntandukanya n'undi muntu wese w'igitsina gabo mwaba mwarigeze muhura, kandi uwo ari we wese ahava akagera nshaka ko ntandukanya nawe bityo ukamfata nk'umuntu wihariye. Bityo rero humura rwose ahangaha turi ni iwanjye. Angela yarebye Don mu maso bombi bambaye ubusa maze aramubaza ati se koko urankunda n'umutima wawe wose? Maze Don aramubwira ati Angela, njye rwose ntabwo nigeze ngira inkundo nyinshi mu buzima no mu mutima wanjye, ariko ubu ndi iruhande nibwo mba mbona rwose ko ndi mu rukundo kandi rwanyarwo kandi rw'ukuri. Mu gihe bari kumvugana ayo magambo yose, telefone ya Angela yari iri gusona ariko Don yari yamubujije kuyitaba, yari irambitse ku buriri iruhande rwa Angela. Mark niwe wari uri guhamagara ariko nyine kubera ko Angela atashaka kurakaza Don, yarayirebaga nyine Mark ari kumuhamagara akayireka ikikuraho. Don yatangiye kubona ko Angela ari guhinduka asa nk'ubabaye, aramubwira ati Angela, hari ikibazo kindi ufite? Kuki ndeba utishimye? Maze Angela abwira Don ko hari ikintu ashaka kumusaba kandi ko niba mukunda bya nyabyo yakimwemerera. Ati niba unkunda bya nyabyo mbabarira ndeke nitabiye telefone. Don ntibyamushimishije ariko nyine ntiyashaka kubabaza Angela muri uwo mugoroba. Bararebanye bombi, Angela anyeganyiza umutwe nk'umwereka ko ibyo amubwiye cyangwa se amusabye ko akomeje. Maze Don aramubwira ati yitabe ariko uguhamagaye umubwire ko uhuze. Angela yahise afata telefone ariko Mark ntabwo yari yongeye guhamagara. Ahubwo Mark yahise yandikira Angela ubutumwa bugufi bugira buti niba warigeze kunkunda na rimwe, niba warigeze kuntekereza mu mutima wawe, ndabizi rwose niba waje uri hano,
ndagusabye mbabarira unsange hano kuri stage nkubwire. Ubwo Angela amaze gusoma ubutumwa yabaye nk'utunguwe, maze asubiza Mark amubeshya yego nahageze, ariko ahantu ndi rwose harimo intera no kuri stage kandi rwose hari umuvundo w'abantu benshi. Isaha ya 9:30 zibura iminota 5 zari zigeze. Mark yahise ahaguruka aho yari yicaye kugira ngo rwose ajye gushakisha Angela. Maze Mark wari washyushye mu mutwe yari ameze nk'utibuka amagambo mama we yamubwiye amusaba kumusigarira aho yari yicaye, ahubwo yabonye mama we yatinze ahitamo guhaguruka ntacyo yitayeho. Haburaga iminota mike cyane, ariko Mark yari ataraca iryera umukunzi we Angela. Mark yumvise isi ibaye nk'aho imwikaragiyeho ku mutwe, kuko Jack wari uyoboye ibirori yari amaze gufata ijambo ashimira ababyinnyi bari bamaze kuva kuri stage. Ubwo Mark yari ari gushakisha cyane, yirukanka ahantu hose ashakisha mu bantu bose areba ko yabonamo Angela, ariko nyine arebye ahantu hose araheba. Muri ako kanya mu gihe akiri kuzenguruka ngo arebe ko yamubona, yumva Jack avugiye mu maspikara ari hirya no hino, atangiye kuvuga ko agiye kwakira umuhungu umwe rukumbi w'umukire Alex Don n'umugore we Sharon. Mu gihe Jack ataravuga izina rye, binatewe n'uko abantu benshi bamwumvaga batanamuzi, Mark yahise agenda yirukanka atutubikana ibyuya byinshi cyane. Jack yabonye Mark ari kuza amusanga ameze nk'umuntu wasaze, maze aratungurwa cyane. Amubaza ikibazo afite, atari ko se Mark ko uyu munsi ari uw'ibyishimo, kubera iki mbona mwebwe mufite ibintu runaka ntazi mwibereye? Ubu se witeguye rwose kuvuga ijambo ukarigeza ku bantu bagukurikiye? Mark yabonye ko ntacyo guhisha Jack agifite, kuko n'ubundi ibintu byose byari byamaze kumurangiriraho, maze aramubwira ati Jack, Angela arongeye arandangije, andimburiye ubuzima bwose aranyangije. Mu gutungurwa guhambaye, Jack ntabwo yari azi ko Mark akiri inshuti na Angela. Yumvaga ko bitewe n'ukuntu uyu mukobwa yari yarabateranyije ku rwego rwo hejuru kandi bari abavandimwe, bitashobokaga ko rwose yaba akivugana n'uwo mukobwa. Gusa nta mwanya w'umujinya no gutekereza cyane wari ugihari, kuko igihe rwose cyari cyabajyanye. Ahubwo Jack nk'umuntu mukuru yahise yumva neza ko Mark yamaze gukunda Angela birenze ubusazi. Nyuma y'akanya gato cyane, Jack ari kwitegereza Mark yahise amubwira ko rwose yigeze ahura na Angela, ndetse ko hashize umwanya munini bahuriye muri korodoro yo mu nzu yo hakurya. Ubwo bombi bahise bagenda, ibirori nabyo nta muntu wasigaye abiyoboye. Mama wa Mark, Sharon, yari yabuze Don. Mu gihe yarimo asubira mu birori, arebye hakurya abona mu nzu yabo yari ahitaruye izindi nzu, inzu bakundaga kujyamo bagiye kwishima we n'umugabo we Don bonyine, ariko yitegereje neza abona amatara yaho ari kwaka. Amatara y'iyo nzu buri gihe yabaga ajimije, kereka byonyine iyo Sharon ndetse n'umugabo we Don babaga bayirimo bari kuyiraramo. Yari inzu igeretse rimwe. Sharon yitegereje neza abona mu nzu harimo n'abantu. Sharon ntabwo yari yigeze ashakira Don kuri iyo nzu, ahubwo we yumvaga ko nyine wenda ubwo ari mu zindi nzu mu bibazo bya business n'ibindi. N'umujinya mwinshi cyane n'ibitekerezo bivangavanze byari byinshi, Sharon yahise azamuka nk'iyagatera ajya kureba abantu bari mu iyo nzu. Ubwo Don wari wirukanye abarinzi be bose n'abandi bakozi bose muri iyo nzu, kuko yashakaga kuba irimo we na Angela kandi bayirimo bonyine. Don wari wisanzuye we na Angela, yarabyutse acomeka amazi y'icyayi, kuko nyine yashaka ko we na Angela bisangirira ku gacyayi, maze asubira mu buriri barakomeza bararyamana. Ubwo Don abwira Angela ko mu kanya 3:00 nizigera nabo nyine bari bujye mu birori nk'abandi. Yaramubwiye ati nshaka kukwereka ko ufite agaciro kuri nge kandi utaruzi. Ubwo bombi bari baryamanye nyine, Angela ari hejuru ya Don. Angela yagize amatsiko maze abaza Don ati ubwo se ushatse kuvuga iki sheri? Don aramubwira ati reka nkubwira Angela. Angela yabonye ko ibintu Don agiye kumubwira ari ibintu biri seriye cyane, maze amuva hejuru asa nk'uwegamiye ku mutwe w'igitanda, maze bombi basa nk'abegamiye ku mutwe w'igitanda.
bitewe n'uko bari bisanzuye, nta mukozi n'umwe wari muri iyo nzu cyangwa hafi yaho, bari bambaye ubusa buri kandi nyine urumva bari bari kuryamana, byari ngombwa ngo babe bambaye nk'uko bavutse. Maze Angela abwira Don ati nguteze amatwi mbwira icyo ushaka. Mu ijambo yamubwiye bombi begamye ku misego ku mutwe w'igitanda, Don yasabye Angela kumuha ibiganza bye byombi akamuha isezerano rikomeye cyane. Bombi bari batuje kandi ahantu bari hari hatuje, hitaruye urusaku rwose rw'abari hirya gato. Angela yarabimuhaye maze bombi bararebana mu maso. Bakiri kurebana, Don abwira Angela ati Angela, iri joro ndagutangaza mu birori nk'umugore wanjye wa kabiri. Aya magambo Don yasoje kuyavuga, Sharon ari kubareba ndetse abahagaze inyuma abareba neza rwose. Nubwo bo basaga nk'abahuze cyane bibereye mu rukundo, ibyo Sharon yari ari kubona byari byamutangaje, bimeze nk'inzozi mbi atari yarigeze abona mu buzima bwe bwose kuva yabaho. Agahinda karamufashe karamuzambya cyane, ikiniga kiramwica. Yibutse imiruho yose yaruhanye na Alex Don kuva babyarana Mark bakanabyarana umwana wabo babuze w'umukobwa. Yibutse intambara zose barwanye, yibuka uburyo Don wa kera yamukundaga ku buryo rwose byirahirirwaga na buri wese mu mujyi wa Matelo, maze ibintu ari kureba yumva biramurenze. Ako kanya Sharon akiri kubareba yongeye kwibuka uburyo umugabo we yamuhaga raporo ya buri kintu cyose na gahunda yenda kujyamo cyangwa gahunda arimo. Yibuka uburyo Don yasengaga cyane kandi yubaha Imana. Yibutse uburyo umugabo we Don amaze hafi amezi 6 ataba mu rugo rwe, yaramutaye kandi yaramutereranye. Sharon yibutse uburyo kuva mu gitondo Don yagera mu rugo yamusuzuguye akanamusuzuguza abantu, akamukuba na zeru mu masaha make yari ahamaze. Areba uburyo umugabo yizeye ubuzima bwe bwose, agezeho azana amahabara mbirimbiri paka no mu buriri bwabo bombi. Ibyo byose Sharon yabitekereje mu kanya gato cyane nko guhumbya, maze umujinya w'umuranduranzuzi uramusaguka. N'imbaraga ndetse n'uburakari bwinshi cyane hamwe n'agahinda kadashobora guhozwa, Sharon yafashe y'amazi y'icyayi bari batetse ahita yasuka mu ibasi yari iri ku ruhande ari kugurumana umuriro. Don na Sharon nibwo bari bakimubona, ariko bari bakererewe rwose. Don yabadutse agiye kumufata, ariko Sharon yahise amwiyaka byihuse cyane. Sharon wari wabaye nk'uwasaze, y'amazi yose uko yakabaye yahise ayamena kuri Angela mu maso no mu gatuza hose. Umukobwa arashya arakongoka. Angela bari bamaze kumenaho amazi yaka umuriro, yarasakuje cyane bishoboka, ku buryo abari mu birori bumvise ko umuntu ari gutaka kandi ari gutakira hafi naho kandi avuga ati ni mu ntabare ndapfuye. Ubwo Mark na Jack bari bakiri gushakisha Angela, bumvise urusaku rwinshi cyane yirukankiraho ruri kuvugira. Aba basore bombi bahise bagera mu cyumba kirimo urusaku, maze Mark asanga hari umukobwa uri gutaka cyane, yahiye yakongotse ku buryo bigaragara ko biteye ubwoba. Bamaze kumenaho amazi ashyushye cyane, bamutwitse rwose igice cyo hejuru cyose, isura bayitwitse kandi yambaye ubusa. Ariko nyine basanga Don nawe ari kumufata yambaye ubusa, bombi mbese bambaye uko bavutse. Bakiri mu rujijo rwose bitewe n'uko Sharon yari yigiye ku ruhande, ibintu nawe byamucanze yaboye ibyo ari byo. Jack yabonye ikanzu yari irambitse aho, ahita abwira Mark ko wari wa mukobwa bari bari gushaka kuko bahuye kare yambaye iyo kanzu. Mark yanze kubyemera, maze umukobwa niko yari ari gutaka cyane, buri wese yabuze icyo afata n'icyo areka. Maze Mark ahamagara nimero ya Angela, maze phone isonera ku buriri, bose bayumva bari no kuyireba, aho umukobwa nyine yari ari gusakuriza aryamye. Ubwo Jack yahise ahamagaza ambulance byihuse cyane. Mark nawe aba nk'umusazi ahita atera nk'ubara papa we Don wari uri gufata kuri Angela, ariko Angela rwose yari yangiritse ku buryo utari kumenya umuntu uwo ari we ngo umwibwire. Mark amaze kubona ko byanyabyo wari Angela, yabaye nk'umusazi araboroga cyane. Yajya gukora kuri Angela, umukobwa yataka cyane bikabije,
ariko atashobora kuvuga ijambo ngo ribe ryanasohoka ryumvikane cyane. Mark mu kurira cyane yarasakuje cyane mu marira ati, uyu niwe Angela, umukobwa wanjye nari bubereke iri joro mama we. Mark yari ameze nk'uwahahamutse ashaka gutabara Angela, ariko nyine bikaba iby'ubusa. Aho amukoze hose umukobwa yaratakaga cyane kuko yari yangiritse rwose, ari inyama zitonyoka. Angela yaravugaga ati, ndimo ndapfa, uwo mugore rwose aranyishe, ndimo ndapfa mbyumva Mark we. Ubwo Angela yavugaga ngo uwo mugore, ntabwo rwose yari azi ko uwo ari kwita umugore ari nyina wa Mark. Ubwo Don yari yicaye yikinze ku gitanda, ibintu byose yarebye hirya yabuze icyo afata n'icyo areka. Ubwo yari yizengurukijeho ishuka kuko ntiyari azi n'aho imyenda yiri, yaba we ndetse na Sharon amagambo yari yashize ivuga, kuko bakozwe n'isoni kandi nyine buri wese ku giti cye, nyuma yo kumva no kumenya ko uwo mukobwa wakongotse atwitswe n'umuriro Sharon yamumennyeho ari we wari umukunzi w'umuhungu wabo yagombaga kubereka iryo joro. Abaganga bahise bahagera byihuse cyane. Bakihagera bahise bakura Angela mu mashuka kuko nyine yari yatangiye gufatana n'umubiri. Bamwambuye Mark utarashakaga kumurekura kuko yari mu marira menshi cyane kandi n'umukobwa yaratakaga cyane, baze bitewe n'uko igice cyo hejuru cyari cyangiritse cyane cyakongotse utamenya ari nde. Bamwe bateruye amaguru, abandi nyine bafata umutwe. Mu kumuterura Angela wari ukiri gutaka cyane, ishuka yari yamuvuyeho asigaye nyine yambaye uko yavutse. Bari kumushyira kuri brancard ngo babone uko bamujyana kuri ambulance yari iparitse hanze. Sharon wari wikinze mu nguni yarebaga ibiri kuba byose, ntiyumve neza ibintu biri kumubaho ko ari we wanyawe. Yarebye neza uwo mukobwa bajyanye kuri brancard, yitegereje neza abona wa mukobwa afite ibibibi bibiri ku bibero bye. Wibuke ko umwana w'umukobwa mama wa Mark ari we Sharon yahoraga aririra, yari yarabwiye Jack musaza we ko bari bahuje ikimenyetso cy'utubibi tubiri. Iki kimenyetso Angela yari agifite rwose, kandi yari agifite ku bibero byombi neza neza nk'uko Sharon nawe yari abifiteho, cyangwa se nk'uko nawe byari bimeze. Sharon yahise amenya nta gushidikanya ko uwo batwaye ari umwana we yari amaze imyaka 22 yarabuze. Yahise asakuza cyane mu ijwi rirenga cyane, mu buryo rwose bwatunguye buri wese wari uraho, wari uri kumuvumira ku gahera, avuga amagambo ati, mundekere umwana, ni mundekere umwana rwose. Jack wari umeze nk'uri kureba filimi kuko yarebye kuri Angela barimo bashyira muri ambulance, yabonye afite ibibibi bibiri ku bibero bye. Ubwo Jack nawe noneho yahise amera nk'ucanganyukiwe mu mutwe, ubwonko bwe bwose ibintu buri kubona kubyakira biramucanga, maze avuga ari no kurira cyane abwira Mark ati, Mark uzikuriye mukobwa ari mushiki wawe. Ubwo Don wari wasigaye mu nzu hejuru yumvise umugore we Sharon ari kuvuza induru ngo nibamurekere umwana, nibamurekere umukobwa. Yumvise abantu bose barimo kuvuga banze, dore ko nyine n'abari baje mu iserukiramuco bose bari baje kwirebera ibyabaye. Abandi bari batangiye kwitahira, mbese ibintu byose byari byazambye ku buryo bugaragara, nta muntu wari ukishimye. Urugo rwo kwa Alex Don n'umugore we Sharon babaye igitaramo mu mujyi wose wa Matelo. Ubwo abashinzwe umutekano bahise bahagera, maze bahita bambika amapingu Sharon mama wa Mark, bamutwara kumufunga kubera icyaha cy'ihohotera ndengakamere yari yakoreye umwana w'umukobwa yari yasanze aryamanye n'umugabo we Alex Don. Guhera ubwo inkuru iba kimomo ahantu hose ko Don yasambanyaga umukobwa we. Abantu kandi bose bahita bamenya ko umukobwa we yakundanaga kandi akanaryamana na musaza we ari we Mark. Ubwo Sharon mama wa Mark nawe byamenyekanye neza ko yasanze yitwikiye umwana w'umukobwa yibyariye yari amaze hafi imyaka 22 bashakisha. Urugo rwo kwa Don na Sharon rwabaye amatongo n'amahano y'umwijima mu mitwe y'abatuye Matelo bose. Don acika amazi
aba rubebe mu bantu, yitwa umusambanyi n'andi mazina y'ibivume, uburyo kwiyakira nawe ubwe byamunaniye biramurenga. Mark yahise ahunga ava mu rugo iwabo, maze abwira mama we ko atazigera amubabarira ndetse abibwira na se. Agenda atanababwiye iyo agiye kuko yavuye aho ngaho nyine muri iryo joro. Abantu bose nyuma yaho bamushakishije ahantu yaba yaragiye baramubura, bose baraheba. Bashakisha muri matelo yose ndetse no hanze yayo barangajwe imbere na Jack, ariko baraheba Mark baramubura. Mark ntiyigeze yongera kugaragara muri matelo, nta wigeze yongera kumuca iryera no kumenya amakuru ye kuko nyine ntiyigeze agaruka burundu. Alex Don wari utagisohoka mu cyumba cye kubera kubura agaciro mu bantu no kuvumwa n'umuto n'umukuru kubera ibyaha yakoze, bwagezeho nyine ananirwa kwiyakira bya burundu. Hashize iminsi Jack yaje kuza kureba Don mu rugo rwe, maze ageze aho yakundaga kumusanga arahamubura. Jack yaragiye, maze ageze ahantu abona uwamucungiraga umutekano arahahagaze, maze aragenda aramwegera ati boss wawe arihe? Jack abajije uwamucungiraga umutekano amubwira ko boss we yamusabye kutazigera agira uwo yemerera ko yinjira mu cyumba cye. Jack yumvisha adatuje, maze afata umwanzuro wo kumusanga mu cyumba. Jack yasunitse urugi, yumva urugi ntabwo rufunguka. Yaragarutse abaza wa musore warindiraga muri korodoro ijya mu cyumba cya Don igihe aherukira kubona Don. Umusore amubwira ko hashize iminsi 2 Don adasohoka kuko nyine yasohokaga agiye kota akazuba, kuko aricyo cyonyine cyari gisigaye cyatumaga asohoka, ariko nyine hari hashize iminsi 2 adasohoka. Jack yumvise bimurenze, ahamagara abantu maze ngo bamene umuryango winjira mu cyumba cyo kwa Alex Don. Bakihagera mu cyumba cye, Alex Don baramushatse maze baramubura mu cyumba cyose yari yarifungiranyemo. Gusa bakomeje kugenzura, umwe mu bantu bari kumwe na Jack bumva ahamagaye sakuza cyane ngo nibaze barebe. Jack n'abandi bahageze bamusanze aryamye mu maraso menshi cyane muri dushe, yaraye yikase imitsi y'akaboko, aryamye hasi yapfuye. Jack yabuze umuryango wose, biramurenga, umuryango wubura bureba. Angela nawe ubwo yari yaraheze mu bitaro kuko nyine yabaye y'amezi arenga 9. Iminsi yaricumye, maze nyuma na nyuma Angela nyine yaje gukira. Gusa nyuma yo gukira ibintu byose kuri we byari byarahindutse rwose ku buryo bugaragara. Bwa bwiza bwe yatinyaga kubura bwose bwari bwarabaye inkovu z'umukara zijimye ndetse asa nabi rwose. Ntabwo yabashaga kwireba ubwe ngo yimenye uwo ari we kuko nyine n'amaso kureba byari bigoranye. Nta muntu rwose wari ukimukunda kuko yasaga nabi mu buryo bwari bwo bwose. Mu mujyi wose wa Matelo yari ikivume. Angela byarangiye nyine yanze gusubira iwabo, nyine abaho asabiriza umuhisi n'umugenzi. Yari yaragiye kure atakegereye aho iwabo babaga kuko yarasigaye yibera ku mupaka wa Matelo no ku wundi mujyi. Yari yaramenye neza ko ari umukobwa wa Don bwite, maze agahora amucira urubanza. Maze icyo gihe yamuciraga urubanza rwo kuba we Don n'umugore we Sharon baramutaye akiri muto, bigatuma abaho nabi, maze yamara no gukura yikujije akaba aribo bamutwika bakamurimburira ubuzima mu buryo bwa burundu. Nyamara nubwo Angela yatekerezaga ibi byose, yabaga yirengagije ko ari we ubwe wabyikururiye byose kandi we ku giti cye. Sharon amaze gufungurwa yasanze nta muntu n'umwe aje asanga, kuko nyine na Jack yari yarishakiye umugore barigiriye gutura hanze y'igihugu. Sharon yirukanse ahantu hose ashakisha Angela ngo amusabe imbabazi, ari nako ashakisha umuhungu we Mark, ariko arababura. Hashize amezi 8, umuntu umwe yaraje abwira Sharon ko hari ahantu yabonye umukobwa wahiye umubiri wose ari gusabiriza. Yamubwiye ko yamusanze ahantu ku mupaka wa Matelo, bityo ko yazagenda akareba niba umukobwa ashaka ari wowe, kuko yagendaga avuga ko ashaka umukobwa wahiye. Sharon yafashe inzira aragenda,
maze nyine koko nk'uko wa muntu yabimubwiye asanga Angela wari warabaye nk'akabimbabimba yicaye ku muhanda ari gusabiriza. Sharon yabwiye Angela ko ikimugenza ahanini ari ukumusaba imbabazi, ariko byose biba iby'ubusa. Angela arazimwima yanga kumubabarira, ahubwo amusaba kumuva mu maso kandi ko adakeneye kuzigera yongera kumubona kugeza apfuye. Sharon yabayeho mu gahinda gakabije kuko nta kimunezeza na kimwe cyari kikiri ku isi. Umugabo we yakundaga cyane ari Alex Don yari yariyahuye arapfa. Umuhungu we Mark yari yaragiye yaranze kumubabarira maze aranamubura burundu kubw'igikorwa yakoze ku mukunzi w'ubuzima bwe Angela. Nubwo bwose aribwo Mark yari akimenya ko uwo nguwo yakundanaga nawe ari na mushiki we. Angela umukobwa we nawe rwose yari yarabuze kuva kera yirirwa amuririra, nawe rwose yari yaramwanze urunuka yanga no kumuha imbabazi kuko nyine yamushinjaga ko yamutwaye ikintu yakundaga kurusha ibindi byose, ari cyo nyine ubwiza bwe. Kuva ubwo Sharon ntiyongeye kwishima na gato kuko kwiyakira byari byaramunaniye. Iminsi yose yirirwaga arira, akarara arira bukarinda bucya. Yewe na Jack warindaga kumuhoza rimwe na rimwe rwose nta nubwo yari akihaba, nta nubwo yigeraga amuca iryera. Ku rundi ruhande aho yari yaragiye kure y'iwabo nyine, Angela yicaye ku muhanda nta mafaranga na make yari akigira kuko nyine yari yaranze gusubira iwabo. Buri wese umutambutseho yaramukwenaga, abamupfuye agasoni bakamuha igiceri kuko nyine yari asigaye asabiriza. Angela yarirebaga akumva nawe ubwo ariyanze rwose. Yibutse uburyo ari umukobwa mwiza w'igitangaza urangaza abahisi n'abagenzi, yibuka uburyo yakoresheje nabi ubwiza bwe kandi yari afite amahirwe yo kubukoresha ibindi byinshi kandi bikamutunga mu mahoro. Maze areba ukuntu nta muntu n'umwe wabaga amufitiye impuhwe kuko nyine yari yaramenyekanye nk'icyago cy'icyaha kibi cyane muri rubanda. Yafatwaga nk'icyorezo kibi cyateye umujyi wa Matelo kigasenya ingo nyinshi z'abakire batandukanye, maze akiyorosa urugo bose bakundaga rwo kwa Alex ndetse na Sharon. Angela yibutse uburyo kera yari umukobwa ubayeho yicira urubanza buri gihe, haba mu mutima we bwite ndetse no muri rubanda. Yibutse ukuntu wamenyaga uko abayeho yamwangaga cyane akamuvumira ku gahera bitewe n'agahumburi k'ingo zitabarika yari yarasenye akazirimbura. Mu mutwe we yibutse abagore yatumye barira bahorana amarira, bagaseba muri rubanda bitewe n'uburyo yabaga yabatwariye abagabo, maze abagabo babo bakabasenda nyine bakabanga bakanabirukana. Angela yibutse agahinda yateye Mark, umusore yakundaga cyane kurusha abandi kandi azi neza ko nawe yamukundaga, maze atekereza uburyo yaje gusanga ari musaza we akaba atazongera no kumubona. Yumva nabyo ubwabyo biramurenze. Umunsi umwe ubwo yari mu nzira ataha, Angela yumvise ananiwe kandi yacitse intege cyane. Muri ako kanya yatangiye kuzungera maze arakomeza arihangana, ariko bwaje kugeraho biranga neza neza. Angela yakomeje guhatiriza ngo arebe ko yagera mu rugo aho yabaga. Ageze imbere yumva arazunguriye maze yikubita hasi mu muhanda. Abantu bari aho bamwe bamunyuragaho bakigendera, ariko nyine haza kunyura umuntu umwe w'umunyempuhwe maze aramufata amujyana kwa muganga. Ageze kwa muganga bamupimye babuze indwara, ariko nyine bakabona ararembye cyane. Bahise bamwohereza ku bitaro bikuru kugira ngo abe ariho ajya kuvurirwa. Ahageze abaganga basanze Angela afite kanseri yatewe n'ubushye bw'uruhu, ndetse bamusaba gutangira gufata imiti igabanya ubukana kuko nyine bari bamusanzemo agakoko gatera sida kandi yaratinze gufata imiti yako. Angela bitewe n'uko nta muntu n'umwe wari umwitayeho, mu bitaro baje kugeraho baramusezerera, ariko kubera nyine ubwe yari yarananiwe kwiyakira yarinangiye rwose yanga gufata imiti burundu. Haciyeho amezi 4 abantu baje kwa Sharon bamuzaniye inkuru ko abantu bababwiye ko baza bakabwira umugore wo muri urwo rugo ko umukobwa witwa Angela yapfuye.
Sharon yararize cyane maze abura umuhoza, ariko nta kundi yari kubigenza kandi nta kindi yari gukora, maze atangira gutegura ibijyanye n'imihango yo gushyingura nyine, maze ashyingura umukobwa we. Nuko byose biba birarangiye, maze Angela iherezo rye riba rirangiriye aho. Niba uri umukobwa ukaba warakurikiye inkuru ya Angela, rwose ujye wirinda kuryamana n'abagabo bubatse ingo zabo, kuko umunsi umwe iyo ngeso ubwayo izakurimbura kandi ikurimbure nabi. Bityo rero ntukabe nka Angela. Urakoze cyane. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa Tim Sanze. Ciao ciao nakagaruka.